ari umuntu wabashije kunkorera ka surprise nawe ahari mu gihugu arimo rwose ndamushimiye cyane. Yego. Nibanga ntago akavuga. Nibanga rwose. Yes, bakunzi ba Concorde TV show turabasuje mu merero hose ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibaho umugisha. Nkunda kwifuriza abantu ngo Imana bahe Simoni w'umunyekure nabafashe gutwara umusaraba mu gihe Simoni Petero we yabakwepse nkuko yakwepse. Yes, reka shimira wakanze subscribe ukadushyigikira twatukuba umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda nkuko twabwiye ko tutazajya tubicisha irungu. Imbere ya kamera turi kumwe na Dusabimana Alphonsina, inyuma ya kamera kuri mikoro ndi Hatumimana Concorde. Alphonsina tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, narimba kumbuye cyane. Yego. Kandi nishimiye kongera kubasuhuza. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi Imana ikomeze ibane namwe rwose. Mbo banza usenge Imana ugambye tuyobore mu kanya ndibwarambura amaboko uhobera abantu bagukumbuye. Turagushimye mwami Imana, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi watugiriye. Turagushimye kubera kuko abanye natwe izina ryawe nirihabwa icubahiro. Abantu bose bari impande zose ndetse isi yose waturinze, abo warinze turavuze ngo amamara kuko uri Imana. Reka ukomeze ubane natwe umunsi wose utwite tugire neza ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngaho rambura amaboko uhobera abantu bagukumbuye. Narimba kumbuye rwose bambaga ahangaha. Bakuba ku mutima. Yego. Nabaguhamagaye ntubitabe nabo babwira impamvu. N'abantu bampamagaye ntimbashe kubitaba. Nabo bihangane rwose ariko ndabazirikana bamba ku mutima. Byagenze utese? Byagenze ute umuntu aguhamagare ntumwitabe? Hari igihe biba ngombwa yuko umuntu aba atayegere cyangwa se afite utwarimo. Yego. Bikaba ngombwa yuko umuntu yaguhamagara ntuze kuyibona cyangwa ntuze kuyifata ngo umwitabe. Ntabwo ari agasuzuguro. Oya, nta gasuzuguro rwose. Izo ni agasuzuguro ngo nkwihanishe. Wapi nta gasuzuguro. Ariko kugenda ubyibuha. Reka da. Muri Yesu se byemera. Muri Yesu biri kwemera kabisa. Urimo neza ntacyo wabura. Nanjye ubona ntabyibushye se. Ndikubona nawe byarabaye neza. Yavuze ngo izagishyiraho inyama, ishyireho byose nyine abana bayo kugira ngo tumere neza. Cyane rwose. Ntabwo twaherukanaga. Twaduherukanaga kera ariko 17. 17 z'ukwa 9. Umunsi twitaye ku 8 z'ukwa 10. Urumva ko haciye hagaye. Nose ubwo twapfuye iki? Ntacyo rwose usibye ko narimba kumbuye cyane. Nyine kuki utaherukaga? Erega nge mba numva waza buri munsi. Umuririmbyi yaravuze ngo twaherukanaga kera ariko twongeye kubonana dufite ibyishimo n'umunezero yuko twese turi amahoro. Yego. Nyine kuki ujya utinda ukaza abantu baragukumbuye? Ni byiza cyane ubundi iyo abantu bagukumbuye mbese urugwiro ruba ari rwici. Yego. Ariko uhoze buri kanya ntago bajya bagukumbura ngo bakwakirane urugwiro. Ndareba ukuntu barabigaragaza pe babishyire muri comment abaye bagukumbuye cyane abashyigikiye yuko wagize ugatinda baze kubitubwira pe. Yego. Babishireho. Ariko ntawe utinda atari guhambira. Wewe wari uguhambira iki? Ubwo buriya natinze ndimo gushaka impamba nabazanira tariki y'umunsi ya 8 ariko rwose impamba nayizanye kandi ishitse. Impamba wayizanye? Nayizanye. Ninjura abanza kuryaho urumva noneho nyuma n'abakunzi banje baryeho nyuma. Nibyo rwose. Ibiganiro bishize twabikoreraga mu karere ka Burera. Yego. Ubu turi mu karere ka Musanze. Ni ikigaragaza yuko rwose abantu wari ubakumbuye. Narimba kumbuye naje no kubirebera. Waje kubirebera nuko. Narimba kumbuye pe. Nategaga nkajya kukureba. None nawe wateze uraza. Ndaza rwose. Ibutsa abantu aho wanyuze uko wavuye mu rugo aho wageze bumva urukundo pe wari ubafitiye urukumbuzi. Bitewe n'urukumbuzi narimba afitiye navuye Nyagahinga. Yego. Mva mu Nyagahinga ku kamoto ngera mu Kidaho. Yego. Mva mu Kidaho mu modoka ngeze Musanze amahoro. Yego. Wageze muri gare ya Musanze kandi ntago ariho turi. Nageze muri gare ya Musanze mfata igare ringeza ahangaha turi. Urumva ko ari ugushima Imana kuko yanandinze. Yakurinze mu rugendo pe wateze ibinyabiziga 3. Moto, imodoka ndetse n'igare. Cyane rwose. Baro namanuka yabaye ngo umpamagara iti wapi muzagisida ntago tugikoze ikiganiro Imana yo mu ijuru
ishimwe kandi wakoze urwo rugendo utega ntabwo ari uko utwanze oya nuko abakunzi bacu rwose bakunze kugira ngo ubaganirize cyane rwose. tukuzi nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 18 uhanurira umuntu akakubwira n'itariki. Hano mfite umuntu amereye nabi. Yego. Ejo nakoze ikiganiro ndi kumwe n'inshuti yanjye David. Yego. Turi kuganira ku bantu nagiye nakira, twabavuzeho muri babiri gusa. David ari kumbaza ati biriya bintu koko niki? Ndagira nti subira mu biganiro twagiranye urebe ibikorwa bigira ute birivugira. Yego. Tukuzi nk'umwana w'umukobwa uhanura abantu akababwira n'itariki. Ubu hari umuntu ufite amereye nabi yambwiye ati rwose Concorde wambwiye ko urabona na Rufonsine uyu munsi. Nanjye nshaka atiranye shaka ko ambwira itariki. Niba ariko turaza kumuhamagara turangije ikiganiro. Nta kibazo rwose. Sizo byiza. Uramubonera umwanya. Ushobora kuboneka ukamubwira itariki ariko ntago zipfa kuza. Hari igihe bitewe na titire nanga se n'ukuntu baba babyumva abantu bose si bumva ibintu kimwe. Ariko hari igihe mwuka ashobora kubigaragaza izo tariki zikaza ariko hari n'uwo zitaza rwose. Hari n'usengera ntagire icyo mwuka agaragaza. Ariko abantu ntago bajya babyemera yuko bihaba ariko mwuka araceceka kandi ari gukora. Kuko ntabwo ari nka radio niyo bacuranga nyine ushaka kumva urubuga rw'imikino ugashyira kuri radio DC, ushaka kumva ibintu runaka ugashyira ahangaha. Ntabwo Imana rero ari itegeko ngo n'ubundi ngo nusenga ngo irakubwira. Ibyo abantu babimenye. No Alphonsine. Yego. Makuru yo mu rugo. Amakuru yo mu rugo ni meza cyane rwose turashima Imana. Papa waraho arakomeye na mama wawe nawe arakomeye n'abavandimwe bawe bose barashima. Ariko ufite bangahe abavandimwe? Ni benshi cyane. Benshi batagira umubare? Ni benshi rwose sinabasha kubabara. Abo muvukana? Abo tuvukana. Nagiraga ngo nabavandimwe rusange duturanye. Abo ni inshuti niki? Ndi kuvuga abavandimwe muvukana kuri mama na papa. Turavandimwe 5 rwose. 5. Ukaburu wa kabiri. Ngendo wa kabiri. Yego. Nabo barakomeye. Barashima Imana rwose. N'abaturanyi. Nabo bose baraho. Yego. Na sogokuru wawe. Nawe araho gake ariko uko biraraho. Yego. Nimara kuvuga amakuru yo mu rugo. Yego. Bitamubaza amakuru yo mu murimo uko bimeze. Yego. Ko niba twe tumaze ibyumweru hafi 3 tutabonana nyine ugomba kumbwira makuru y'umurimo w'Imana uko bimeze. Yego. Ese Alphonsine cyari guhanura cyari gusenga ese yaraguye bimeze bite? Alphonsine rwose kandi ni byiza kugira amatsiko. Aracyarimo gukora. Yego. Mu buryo bw'umwuka ndacyarimo rwose ndacyakomeje umurimo w'Imana. Ndacyakomeje kuyikorera kuko nayo ibashije gukomeza kuntiza ubuzima. Ndumva nta kizayinkuraho rwose. Yego. Mana ishimwe ukomeze uyinambeho pe. Yego. Nta bantu ushimira se? Mbere na mbere nabanza gushimira wowe. Ngashimira rwose n'abandi bantu benshi. Ukunshimira kubera iki? Uri gushimira wajya uvuga impamvu. Ngewe kunshimira kubera iki? Ikintu cya mbere mbaje kugushimira ngushimiye yuko wongeye kumpa ikaze rwose. Yego. Yego. Ikindi nabandi kugushimira. Ndi kugushimira yuko nabwo utumye menya umujyi cyane. Yego. Amasanza se ntarasanzwe haze? Nari mpazi ariko ahangaha se nari mpazi. Iyi karitsiye ntago wari uyizi? Ntago nari nyizi. Urakoze cyane. Undi muntu ushimira se? Ndi gushimira n'undi muntu. Ari umuntu wabashije kunkorera ka surprise nawe ahari mu gihugu arimo rwose ndamushimiye cyane. Yego. Nibanga ntago akavuga? Nibanga rwose. Abana b'Imana bakunda kugira ibanga. Yego. Niyo mpamvu rwose ahari nawe abyumve ko mushimbiye. Kandi tuba tugomba gushimira abantu bakiriho. Cyane rwose. Tukabashimira bapfuye. Tukabashimira ahubwo bakiriho kabisa. Cyane. Uyu muntu uri kuri kamera se ntago umushimira?
nawe ndamushimiye rwose. umushimiye iki? avuga neza umva cyane pe, avuga neza rwose. ni inshuti yanjye nanjye cyane. yego yitwa David pe, ni umwana mwiza w'igihe tuba turi kumwe. avuga neza, ayobora ikiganiro neza, ni nawe wanyigishije uyu mwuga, nanjye pe ndamushimira. ni byiza cyane rwose, nawe ndamushimira. ubonye ko aje no kudufasha kuri kamera kugira ngo bigende neza, nubwo imvura iri kuturogoya igiye kugwa. si ubu twugame tubigenze ute? ubu ngubu ntacyo twashira ijambo ry'Imana nk'iminota 3 tukugama ariko rihanyuze 3 gusa. oya ahubwo tugiye gukatinga, yego noneho twugame tuze kugaruka ijambo rya nyiri ijambo iminota 3. nta kibazo rwose, nta kibazo. iminota 3 yaba ari mikeya, ahubwo tugiye gukatinga noneho tujye kugama, turaza dusubukurire aho twari tugeze. nta kibazo, ntacyo rwose. yaba uri bucura iyi mvura ubu yihagaritse. none umwana wa kabiri ntibyakunda, ntago byakwemera. nanjye nkwikirwa na 2 ngiye kuba bucura, abandi bucura mba nyihagaritse. ariko ubu ntibyakwemera rwose, none ntago byakwemera disi. reka tube tugiye kugama, turaza kugaruka mu kanya. yego bibaye ngombwa yuko imvura ituganza, nyine twimukiye mu nzu. Imana ishimwe yuko yagiye iduha hanze ikaduha no mu nzu, kugira ngo hamwe n'ibyanga twimukira ahandi. ubu nyine tugiye mu nzu kugira ngo dukomeze twamamaze ubwami bw'Imana. Fose niko bimeze cyane rwose. hari ubwo watose? oya ntabwo natose rwose. hano twatojwe gufata abashyitsi neza, ntabwo abadusuye niturangiza ngo tukunyagize iriya mvura iri hanze pe. ni byiza cyane. aho uri mushima, hari uri gushima rwose. ejo bundi waguhaye agakado. nari ndimo gushima rwose, ndi kuvuga ngo aho ari hose yumve ko namushimiye cyane. ni ukuri pe, yarakoze nubwo utavuze icyo yaduhaye. nyine abantu bagomba kugira ibanga ariko yiyumve. ariko uvuza aho aherereye da byaba byiza. aherereye muri Amerika. Imana imuhe umugisha rwose, yarakoze. kwari ukuvuga yuko kado yohereje yagize ute? yangezeho, yakugezeho rwose. gushima, tuba tugomba gushimira abantu bakiriho cyane rwose. yego tuyadukunda rero kugendana n'ibimenyetso pe. nubwo igihe tubivuga abantu bakavuga bati abantu ni ukwiyemera, ngo ni ukwikina, ariko twe ntabwo tuba tugambiriye kwiyemera, ahubwo tuba turi kugira ngo ubwami bw'Imana bwogere hose, kuko n'Imana yagukoresheje ibitangaza. kuba wayishima ntacyo biba bitwaye, ko n'ubundi ni Imana iba yabigukoresheje, ntabwo ari uba wabikoze. cyane rwose tugomba kuyishima. ndi kugira ngo mw'iyi minsi rwose umugire niba ari umuntu pe muheruka gusengana, nawe ubwawe ukavuga uti Imana ndagushimira kuko igitangaza unkoresheje k'uyu muntu. muri iyi minsi kuva mu kwezi kwa 9 kuva wa munsi duherukana ya tariki, Imana yakoze byinshi. mbese abantu barimo gushima imigongo iki, mbese ni byinshi data yagiye akora rwose. ndavuga ngo uko biri kose mpamya neza yuko no mu bindi bihe biri imbere data akiri kumwe nanjye. bitewe n'ukuntu nagendaga mbona ibimenyetso, nkabona data ari mu kazi rwose. ari mu kazi. ariko uri kuvuga uziga uyu munsi sinzi ko reka da. umwana ahera hasi ari gukambakamba, akamenya guhagarara ariko mu maguru atarakomera neza. yarangiza agakomera akijyana no ku ishuri. ubu ngubu ndi kwijyana ku ishuri rwose nta kibazo. ubu uvuze ngo kwijyana ku ishuri, hari uburyo umuntu nyine, hari uburyo mbese aba ari kuzamuka, ari gukuramo gake, akagira uko avuga. ntabajya bagira se ngo ubwo ufite imyaka 18 ubwo ugomba gusengera abari mu rungano rwawe gusa? oya rwose, ari abasaza, ari abakecuru, ari urubyiruko, abantu bose ngomba kubasengera, kuko ntago Imana igira obanura ku butoni. kandi nanjye sinjya ndeba ku butoni rwose.
Nagize ngo ni Imana igukoresha kuba mu ngana. wapi rwose ni kuri bose. Ni kuri bose kabisa. Ni kuri bose pe. Yego. Imana ikomeze guha amavuta ikongera imbaraga pe. Harya abantu bavuga ngo ubwo umuntu ngo yaje ngo kuri YouTube ngo ubwo ngo yaguye ngo wapi ngo ubwo ngo ntabwo ngo amavuta yamuvuyeho. Ariko rwose Imana ishimwe ko amavuta y'Uwiteka akikuriho kandi n'undi Imana gukomeza kugukoresha. Aracyandiho rwose kandi ngewe ndacyayazigama erega kuko nayabonye ampenze kandi anamvunye niyo mpamvu ntago njya mpfa kuyamena rwose. Harya Alphonse wayabonye ute? Nayabonye mu bihe bikomeye kandi biruhije. Ndavuga ngo uko biri kose nzayazigama nyakorere neza kugira ngo data naza guhemba azame mbere yuko itabaza narikoresheje neza. Yego. Nose ubundi imbogamizi uhura nazo nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 Uva 12 injemo gute? Ngeze muri 12. Bana myaka 18 pe imbogamizi ubona guhura nazo mw'uyu murimo nizi. Imbogamizi muri uyu murimo imbogamizi kenshi zituruka ku bantu. Hari imbogamizi zituruka ku bantu, hari igihe umuntu aguhamagara ariko ukumva neza ko ibyo ari kukubwira mbese atari byo wahamagariwe, bikakubera imbogamizi yuko ushobora no kuba utamufata cyangwa se ukavuga ngo buriya n'uyu nuko nguko. Mbese imbogamizi mu murimo w'Imana ntago zijya zibura. Basanga araguhamagaye atone ko narinzanye impeta. Ukabona atari ngombwa ko kanya abwa ati buretse. Usubyo ni imbogamizi cyabwo ni byiza ko ababaye kukwifuriza. Ubunga ntabwo ari byabi byiza, ni byiza ariko ku myaka yawe aracyabura agahe gatoya, ni igihe gitoya kiri kubura. Kiri kinini imyaka 3. Ariko imyaka 3 ntago ari myinshi. Oya ariko dakwi 18 wemerewe gusezerana. Ubungubu rwose ubungubu ntago nakemera. Ntago ndacyakumbuye kurya umukati pe. Oya naho wajya wawurya. Oya da. Njya numva bakuru bambwira ngo kuba ku rugo ntago ari uguteta. Ngo mama inkweto yacitse mayo kudodesha wapi. Yego. 18 umuntu ayemerewe gushinga urugo ariko nabwo binyura mu nzira ku buryo byemezwa n'umuyobozi w'akarere. Mwatanze impamvu. Yego. Ntibari kubanza ugira ute ukuri. Igire 21 yemewe cyangwa unakomeye. Naho ngaho oya ntago ukomeza kandi da. Wapi aho ngaho data twarabyumvikanye kari hazasinya. 21. Oya da uzanze ugeze nka 30. 30 uzomaze gukora. Ibyo uko kwizera nkuko abasara ntako mfite rwose. 30. Oya nufite 30 namushishikariza kubaciye hatategereje ku manywa rwose. Rahira. Nukuri. Akishingira. Akigende. None se njya mbona erega hari abantu b'urubyiruko tuganira. Kumva ravuze ngo ngewe rwose ngo nasezeranye. Hajye kubona ukabona afite muri 28. Habwana ariko aka kanya ugiye kuzana inkwano uzane n'inzu. Nurangiza uje kwenda umusore musezerane. None ja mu cyimbo cy'umusore ntabyo afite. None ka afite inzu se wakwemeye ukagenda. Genda nibibyemera muzagira ku manywa naho bundi. Ndabwana ushaka wagenda hakiri kare. Cyane rwose. Cyakora pe nanjye mpura n'abantu bambwira bati rwose mukozi w'Imana mudusengere tureko twabona urugo. Imana zarubahe. Nise ko kiri muto myaka 25 ati we yamaze gukura pe ati dora undi nkurikiro yarabyaye niki. Cyane. Ubwo twiteguye ku myaka 21 kabisa. Ntago narenza n'itatu aho ngaho. N'itatu. Cyari myinshi kandi ndi gushaka ikoti. Ikoti rishake rwose ariko ridaturutse hano mu Rwanda. Ryo hanze. Kugira ngo uzarivane hanze. Mu Butaliyani. Aho ngaho.
mu Butaliyani ikoti na congo nibyo nzaba nambaye mu bukwe bwawe. niko bimeze. Imana ibyumve. Reka rero twigire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Twigire mu mwanya w'ijambo ry'Imana kabisa, abantu baba bakeneye ijambo ribahumuriza ni karibu. Ni byiza cyane, Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Hari umuririmbyi ukunda kumfasha akavuga ngo Mana nk'uko wafashaga abasogokuruza, aba ariko nanjye umfasha muri uyu mwanya, aba ariko Imana igendana nanjye muri ibi bihe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 23, turahera ku murongo waho wa 12, turabanza umutwe w'amagambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo abayuda bahigira kwica Pawulo. Bukeye abayuda baraterana bararahira bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40, bajya ku batambyi bakuru n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Nuko mwebwe n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amanure abagezeho, maze mwigire nk'abashaka kurusha kumenya ibye neza. Natwe turaba twiteguye kwica atarabageraho. Ariko mwishwa wa Pawulo yumva ko bagiye kumucira igicu, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Uyu mutwe w'amagambo njya mutindaho cyane. Aba bayuda bari mu gihe cyo numva yuko batumvikanaga na Pawulo neza, ariko intego y'ijambo ry'Imana natanze navuze ngo hari abakwiteza iminsi bakubarira igihe bagushiriraho n'itariki n'igihe, ariko Yesu we ntago yari yakabyemeye. Aba bayuda barahize baravuga ngo ntituzarya, ngo kandi ntago tuzanwa, ngo tutarica Pawulo. Bivuze ngo hari igihe umuntu ayiga ku buzima bwawe ntaco mupfa unamugirira neza, ariko abo bayuda barahiga cyane bagera ku rwego bajya kubwira abayobozi bakuru, baravuga ngo twebwe ubwacu twahize yuko tutazigera turya cyangwa se ngo tunwe tutarica Pawulo. Intego y'ijambo nazanye naje kukubwira ngo nyuma y'ibyo byose bikwasamiye hari ubutabazi kuwiteka. Nyuma y'uko ubona amahoro uyabuze hari ubutabazi kuwiteka. Umurongo wa 16 turi kutubwira ngo ariko mwishwa wa Pawulo yumva ko bagiye kumwica igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Pawulo. Iyi ntego iri kuvuga ngo uharanire gusenga Imana kugira ngo data wa twese aguhereze mwishwa. Uyu mwishwa yaje arakuburanira ugasinda. Uyu mwishwa yaje bya bindi byari binaniranye byose asiga bihinduye, bya bindi byari bimeze nk'umusozi arabiritura akaharema nk'ikibaya. Bivuze ngo data wa twese yongera guhereze mwishwa wawe. Amen. Yesu yongera guhereza impamba yo kugira ngo wongere ubone mwishwa wo kugendana nawe. Iyo uri kugendana n'uyu mwishwa wawe ni marayika data aba yaguhaye. Uyu marayika ari we mwishwa wawe yo mugendana. Hari izindi mbaraga uba wambaye, hari akandi gakiza uba ufite, hari ukundi kwizera uba ufite. Mu bigeragezo uri kumwe nawe nabyo senga Imana iguhe mwishwa wawe. Imana ishimwe cyane. Icaye baraterana, hari igihe inama iterana igaterana bari kwiga imigambi mibi, ariko ngabahuje inama yo kurahira gutyo bari basaga 40. Hari igihe wibwira ko ufite inshuti, ariko inshuti zawe ziri kumo kuguhigira zikagutura mu mutego. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera usenge, wongera ushishoze, ubwire Imana yongere guhereze mwishwa, kuko ku buzima bwawe ukeneye marayika wo kugendana nawe, ukeneye marayika wo kongera kuguha ibyiringiro, ukeneye marayika wo kurangiza ibyo bibazo ufite, kuko Yesu yaje kutwitangira. Ongera umubwire yongera guhereze mwishwa wo kubana nawe. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo ry'Imana maranye iminsi riri mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 11. Iryo jambo ry'Imana riri kumfasha cyane. Hari kuvuga ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndi kubwira abantu ngo wongera usabe Imana iguhereze mwishwa, kuko ijambo rya Mwuka
umwuka wera riri kuvuga ngo ndaza vuba ngo komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Iyo urebye nabi ukabura uyu mwishwa akigendera akajya kuba mushaka ugasigara ntawe, ikamba ryawe bararijyana. Waba uri ku kazi ukakavaho, waba ufite ibibazo bikanga gukemuka, aho gukemuka bikiyongera kuko wananiwe gufata neza ikamba, wananiwe gusaba mwuka wera ngo yongera guhereze mwijwa. Bivuze ngo komeza ikamba, ahubwo wowe usenga, wowe uzi ijambo ry'Imana icyari cyo, kuko mwishwa wawe naza azakungura ibitekerezo. Ongera winginga Imana, wongera ukomange, wongera unyeganyeze inkingi z'ijuru. Ubwo Imana igenderera abandi nawe ntigusige. Iri sengesho tugiye gusenga riri kuvuga ngo usenge ubwira Imana ngo iguhereze mwijwa, kandi wongera ushishoze ugira ubwenge mu nshuti no mu baturanyi. Wongera ukomeze ikamba ryawe hatagira ugutwara ibyo data yaguhaye. Hari igihe data aguha ukayoberwa, ubwenge ukabubura, warangiza ugasubirayo ukavuga ngo Imana yakubeshe ryari ko wananiwe kurinda ururimi rwawe. Burya tugendana akantu gatoya, ariko aka kantu gato gashobora kuguhesha umugisha cyangwa kagaguhesha umuvumo, gashobora kukwica cyangwa kagatuma ubaho. Ako ngako ni akantu gato cyane, ariko uko kari karakomeye. Mbese ako kantu wamenya ko ariko ururimi rwose. Uru rurimi hari igihe rudashobora kwihangana bitewe n'ikigaragaza urimo. Mwishwa yabaje kugutabara, kakantu gatoya kakaza, kamara kuza kakakubwira byinshi, mwishwa yarangiza agasubirayo akabona yuko kwihangana byanze. Ariko ijambo ry'uyu munsi riravuze ngo Yesu agiye kuza vuba mu kigaragaza urimo guhangana nacyo mubyeyi. Yewe mupapa rubyiruko, Yesu agiye kuza kuguhanganira kuko weho wananiwe guhangana. Ahubwo ngo komeza ikamba ryawe hatagira uza akagutata, ururimi rwawe rukavuga byinshi bigatuma Yesu yongera kwisubirirayo. Ahubwo haranira kugira ngo mwishwa wawe ari we mwuka wera akomeza abane nawe. Bivuze ngo kuko Yesu agiye kuza vuba, ongera uzirikane kubika ibanga, ongera uzirikane kongera gusenga, ongera uzirikane kongera gutereta Imana bundi bushasha kuko igihe gishize ari kinini. Umuririmbyi yaravuze ngo hashize igihe kinini amariba yarakamye, ngo kandi Abafilisitani bo bayakamije. Aravuga ngo ariko Uwiteka agomorora imigomoro, ngo kuko amariba yarakamye. Abafilisiti iyo barangije kukwinjirira basiga byose babirangije. Muri ico gihe kuko utashoboye kubika ibanga ku rurimi, mwishwa yaza agasanga nta banga ushoboye kubika akigendera. Ariko ndagushishikariza kugira ngo Yesu kuko agiye kuza vuba, ongera wiga kubika ibanga, ongera ufate ikamba ryawe, kandi wongera usenga bundi bushasha, wongera ugire kwizera kuko data twese ari Imana cyaje gukora. Bivuze ngo ngera ube maso kuko Yesu agiye kuza kubana nawe. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dishimiye Imana. Uri Imana yacu bwitugira neza bugaca bukira izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ni ukuri data mwiza, arabadukurikiye abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, abari kuri iyi si yose, nongeye kubasengera muri uyu mwanya. Hari abananiwe kwibikira ibanga, biba ngombwa yuko ibyo wasezeranyije niwabisohoza. Hari abarangije kuburanira abandi, ariko ndakwinginze ngo data mwiza, reka buri umwe wese uradukurikira, reka unyemerere umuhereze mwishwa we, reka unyemerere umukomereze ikamba, reka unyemerere amariba yakamye ku buzima bwabo, wongere ugomorora imigomoro babona amazi. Komeza uganze kandi ukomeze ubane natwe. Urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Nkuko dusanzwe tubigenza, n'undi batanga nimero ku buryo waba yafashijwe ashaka kukugira inama, ashaka guhamagara ngo musengane, yaguhamagara. Ni karibu. Ni byiza cyane. 072 63 53 675. Iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp cyane. Hanyuma indi ni 079 63 81 277. Imana ibaha umugisha. Kuri mikoro mwaye kumwe na Hatumimana Concorde, imbere ya kamera mwaye kumwe na Dusabimana Alphonsine.